Murabizi ko twaje nyine twaje kubereka kino kibuga cyacu uko gikora n'uburyo bagikoresha n'uburyo bahugura abakiriya babo cyangwa se abanyeshuri aribo bakiriya bacu uko mubibona mu kanya mu minota nka 20 tugiye kurya no kunywa. Hanyuma nk'umwarimu muri Saido Driving School uko ndi kubibona newe mudamu wenyine urimo bitenyutse kwaza mu bagabo bangana gutya se ntanzitizi wigeze uhura nazo usange barashaka kugutereta. Oya izo nzitizi ntazihari cyane ko urumva n'umurimo dufite amahirwe ko ari umurimo dukora ku manywa ntaho duhurira nijoro kandi n'uwagutereta ntabwo birasanzwe ko umugabo yatereta umugore ariko turi mu kazi kaba ari akazi kandi uwagutereta ukamuhakanira nta kibazo ubuzima burakomeza. Ntabwo rero abadamu tukumva kumva ko twakwitinya kuko birasanzwe mu rugo tubana n'abagabo ntabwo dukwiye gutinya abagabo nta kibazo turi busy mu kazi nta n'umwanya nk'uwo tubona. Navuga ko maze mu mwaka ariko kuva nahagera nta mugabo nimwe urantinyuka kuko ntago babonye ko ari cyo cyanzanye nazanywe n'akazi barabibona ko ndi busy mu kazi nawe nabeshyira rwose ntawa ntinyutse. Hari abantu rusanga bibaza ati haje gahunda yo gukorera mu kibuga cya polisi ese ahandi hajyaga habera ibizamini hasanzwe byarahagaze bimeze gute? Oya ahandi hose ibizamini birakorwa ni ukuvuga ngo hano mu kigo cya polisi yagiye umuntu ubishaka ubishaka no applyingayo hanyuma utabishaka nyine akapplyinga mu bisanzwe. Yes guys, reka twongere tubaye ikaze kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Aho muherereye hose mwese tubahaye ikaze kandi niba utarakanda subscribe kandi like kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 umunsi ku munsi. Uyu munsi rero turi muri Saido Driving School nkuko muyimenyereye turi kumwe na mwarimu Janvier agiye gutangira atubwira byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turabona abasore n'inkumi hano rwose bateranye bameze neza cyane murababona bari smart agiye kutuganira ese bahujwe n'iki baje mu kibinta Yes Janvier amakuru yawe ni meza cyane twongeye tuguhaye ikaze kuri Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Murakoze cyane. Yego amazina yanjye nitwa Janvier sindi ku bwabo. Aha ngaha twaje gutaha ikibuga cyacu turi kumwe n'abarimu murabona ukuntu basobanutse baje rero nta numwe usigaye twaje gutaha iki kibuga cyacu hano ni mu Busanza ruguru y'ikibuga cya polisi cyangwa se ikigo cya polisi. Iki kibuga nacyo cyunganira polisi mu kugira ngo twigishe abanyeshuri bajya gukora mu kiriya kigo cyabo. Yes. Hanyuma turi kubibona na gender ntago mwayibagiwe mufitemo inkumi byiza cyane nawe yigisha imodoka cyane. Urayigisha imodoka cyane urayigisha imodoka ibintu byiza cyane rero burya iyo ahantu harimo na gender noneho bibakarushoza byiza cyane. Urayitwa maîtresse rwose mama maîtresse yigisha imodoka buriya ahanini wenda mbibere n'akabanga abasore baramukunda cyane akunda kwigisha abasore benshi cyane kurusha abakobwa. Hanyuma uyu munsi mwaduteguriye iki mugiye kutwereka iki kuri uyu munsi ko ndabona mwabukereye mumeze neza? Uyu munsi rero ukuntu bimeze aba barimu nkuko mubabona hano bamaje kwihugura ibi bintu dusanzwe dukoresha ariko benshi ntago babazi kubyigisha nta nubwo babazi uko bimeze ariko uyu munsi twe twabateguriye kuza kubibahugura kugira ngo nabo babashe kwigisha bari abantu babasha ku applyinga hariya muri polisi bari abajya gukora mu ibizamini. Yes ariko bitavuze ko ari aha ngaha dukorera twese ni ukuvuga ngo twigisha imodoka twigishiriza ahantu hagiye hatandukanye nimba nahababwira simbizi nta kibazo yes umuntu waba yifuza kwiga imodoka muri Saido Driving School ese mukorera hano i Kanombe gusa cyangwa mufite n'ibindi? Yes aha mu Busanza niho hari ikibuga gikorerwaho ibizamini gisanzwe ibizamini byo guca mu makona parikingi n'ibindi. Hanyuma ariko aho dukorera ni mu duce dutandukanye harimo Gikondo hamwe nkorera harimo Kicukiro hariya Gahanga harimo Kicukiro Kanombe ku Murindi harimo Kabuga harimo na Rwamagana mu buryo bwose ushaka kwiga waba uri mu ntara waba uri hose ubasha kubona umuntu wacu. Murabona abarimu ni benshi dukora mu makaritsiye yagiye atandukanye nkuko muhumvise harimo Kabuga harimo Gikondo harimo Gahanga harimo hano mu Busanza mu by'ukuri nta gushaka kubura umwarimu kwigisha aho waba uri hariho hose. Hanyuma hari abantu bakenera kwiga imodoka ariko ugasanga ari za Musanze
Musanze ariko kubera yarebye video zanyu uburyo mwigisha neza uburyo muri smart akavuga ndashaka kwiga muri Saido Driving School. Ese mufite uburyo ki umuntu ushobora kuva mu ntara ashobora kuza hano muri Kigali akiga? Yes, dufite uburyo no kuvanga umuntu uvuye mu ntara araza tukamuha icumbi ariko iryo cumbi araryishyurira tukamwigisha imodoka. Yes. Uraryishyurira tukakwigisha imodoka ariko turagushakira ukayishyurira then tukakwigisha imodoka. Bivuze ngo nta kigo dufite cyo gucumbikiramo abantu ahubwo tugushakira icumbi ukaryishyurira ubundi ukiga imodoka. Aha, nka Saido Driving School dutangiye umwaka mushya wa 2025 abantu baheruka kukubona umwaka ushize. Ni izihe ngamba mufite muri uyu mwaka kugira ngo ni ibiki muteganyiriza abakiriya banyu cyangwa abantu babagana? Yes, uyu mwaka rero nababwiye yuko uyu mwaka dutangiye ari special. Ndagira ngo mbibabwire yuko ari special. Uyu mwaka twagabanyije ibiciro mo gake ntago ari cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu uri kwishyura kwiga imodoka ntoya turi kumwigisha n'ijipi. Mwayo mafaranga yishyuye. Murabizi yuko hari umuntu wajyaga wishyura amafaranga yarangiza akajya no kwishyura ni mafaranga yo kwiga ijipi ariko ubu amafaranga wishyuye haba harimo no kwiga ijipi. Hari abantu rusanga bibaza ati haje gahunda yo gukorera mu kibuga cya polisi, ese ahandi hajyaga habera ibizamini hasanzwe byarahagaze bimeze gute? Oya, ahandi hose ibizamini birakorwa. Ni ukuvuga ngo hano mu kigo cya polisi yagiye umuntu ubishaka. Ubishaka ni applyingayo hanyuma utabishaka nyine akapplyinga mu bisanzwe. Kijyanye n'ibinyabiziga haje gahunda rero yo kwigira yo gukorera ibizamini ku modoka za automatique. Ese zose murazifite? Umuntu ukeneye kwiga automatique agakora ikizami zirahari n'iza manuel ziracyahari byose nta kibazo? Vuga ngo imodoka za automatique zirahari n'iza manuel zirahari. Aba barimu bose mubona hano barabihuguriwe kubikoresha. Ni ukuvuga ngo nta mwarimu uri hano utazi kwigisha imodoka ya manuel cyangwa ya automatique kuko ziranahari ku bwinshi. Ngira ngo nkuko mubibona hano ni automatique na manuel. Ikibazo cya nyuma ngo dukomereze gukarasisi rero hari ikintu kijyanye n'imyifatire. Hari igihe usanga bamwe mu barimu bagira imico nakwita katari myiza ugasanga babwira n'aba bakiriya kandi mu by'ukuri mu muco wacu bavuga ko umukiriya ari umwami. Ese mujya mufata akanya mukaganiriza abashoferi banyu bari muri Saido Driving School ikijyanye n'imyifatire ikijyanye n'umuco kugira ngo umukiriya naza ajye yumva ko umwarimu ajeho muri Saido Driving School nta kibazo cyane rwose? Ahubwo mbere na mbere wenda mbere yo kuvuga ngo imico n'imyifatire reka nze wenda mbazanire nk'umwarimu umubaza icyo kibazo wumva icyo gusubiza. Yes. Yes, ni Saido Driving School rero n'abarimu bari smart bameze neza cyane. Amakuru yawe mwegereza ko Mike hanyuma atubwire atangira twibwira witwa Twishimire Adrien. Twishimire Adrien. Nawe uri muri Driving School uri umwarimu. So hari ikibazo narimbajije Janvier arambwira ati reka ntuzanire umwarimu umwibarize. Hari ikibazo gikunze kubaho ugasanga nk'umunyeshuri aje kwiga ariko ukabona abarimu baramubwira nabi bamwe bakanabatuka. Usanga hari umunyeshuri ujyana akavuga ati ariko nubwo nje kwiga ntuntuke cyangwa se ntubuvuga nabi. Usanga hari abantu babyanga. Ese hari igihe kijya kigera mukaganiriza abarimu bo muri Saido Driving School mukababwira kuri icyo kintu? Muri kirazira za Saido Driving School no kuvuga nabi tubwira abakiriya nabi tujya duhura kenshi cyane tukajya inama tugahugurana. Nkatwe nko muri company yacu dutekere ibyo bintu nabyo twabishyize muri discipline kimwe mu bintu bigomba kuturanga icyo ntikizamo. Ni ukuvuga ngo kuri icyo kibazo cyo twebwe ubu twagifatiye ingamba umuti wacyo warabonetse. Nka Saido Driving School buri wese arisanga. Janvier atubwiye ko mufite ibyiciro ahantu mukorera hagiye hatandukanye. Ese wowe ukorera he usangwa he? Ubundi ngewe ndi kuri site ya Busanza Kicukiro Busanza, nkanakorera hano Gahanga kuri stade aho perezida yiyamamarije. Ngababwire nimero za telefone yawe kugira ngo umuntu uzagukenera azahita kubona. Nimero yanjye ya telefone ku bashaka kutugana ngo tubahe serivisi inoze ni 078 76 79 718 tukabahe serivisi nziza. Urakoze cyane. Aha, gender rero nayo ntago bayibagiye hano hari umutambukanya hari umukobwa
mu kirundi babita abakenyezi. Hanyuma amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Watwibwira? Yego, nitwa Marianne Uwamahoro. Nkaba nanjye ndi umudamu witinyutse waje kwigisha imodoka. Waje kwigisha imodoka. Yego. Ni ibintu byiza cyane byo gushimira Saido Driving School. Wowe ikibazo ngiye kukubaza usanga cyane cyane kijyanye n'igitsina gore, abakobwa bagitinya imirimo imwe n'imwe. Ugasanga hari ibintu badatinyuka gukora. Ese nkawe watinyutse ute kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvuga ngo ugiye kwigisha imodoka? Yego, umurimo wo kwigisha ntabwo ari umurimo w'amaboko. Ntabwo bisaba imbaraga twavuga yenda ko abagabo baturusha. Bisaba ubwenge kandi natwe turabufite. Turajijutse, perimi turaza kuzibona ni benshi cyane bari gukorera perimi ari abadamu. Ni kuki se twakorera perimi zo kubika? Tugomba kuza tukazikoresha. Turahari rero, ntabwo ari jye jyenyine, hari n'abandi nuko batabonetse aha. Tumaze kuba nk'abagore barenze 5 muri site ya Kicukiro. Turigisha kandi neza, nk'uko mubizi muziko abagore twebwe tugira impano yo kuvuga byose. Nayo mabanga abagabo bataba batinyutse kubwira abakiriya, twe tuba dufite impano yo kuyabwira kugira ngo umukandida atinyuke amenye amabanga yose y'ikizame agakora agatsinda. Hanyuma nk'umwarimu muri Saido Driving School uko ndi kubibona newe mudamu wenyine urimo witinyutse kwaza mu bagabo bangana gutya. Ese nta nzitizi wigeze uhura nazo? Usange barashaka kugutereta? Oya, izo nzitizi ntazihari, cyane ko urumva n'umurimo dufite amahirwe ko ari umurimo dukora ku manywa, ntaho duhurira nijoro, kandi n'uwagutereta ntabwo birasanzwe ko umugabo yatereta umugore, ariko turi mu kazi kaba ari akazi, kandi uwagutereta ukamuhakanira nta kibazo, ubuzima burakomeza. Ntabwo rero abadamu tugomba kumva ko twakwitinya, kuko birasanzwe mu rugo tubana n'abagabo, ntabwo dukwiye gutinya abagabo. Nta kibazo, turi busy mu kazi, nta n'umwanya nk'uwo tubona. Navuga ko maze mu mwaka, ariko kuva nahagera nta mugabo nimwe urantinyuka, kuko ntago babonye ko ari cyo cyanzanye. Nazanywe n'akazi, barabibona ko ndi busy mu kazi, nawe nabeshyira rwose ntaba ntinyutse. Hanyuma Uwamahoro, urabona hari igihe nk'umwarimu w'umugabo cyane cyane nka Janvier agira gutya ari nko kwigisha nk'umugore, ukabona ageze gutya anyujijemo akoze ku itako. Akenshi hari n'abagabo babikunda. Ese nkawe iyo wigishije umugabo, nta bagabo muhura ngo usange baraguserereza cyangwa se bashaka kwinjira mu bitabareba? Oya, ntabwo birambaho, nta n'ibyo nteganya, kuko burya guteretwa haba hari amarangamutima yabaye. Icyo gihe rero nawe ukora ku buryo utamuha umwanya w'ibyo, mukajya mu by'akazi byabazanye bikarangira. Ntabwo umuntu ashaka kukubona gutyo yazanywe no kwiga ngo aze kugutereta. Oya, kereka bigiye nyuma y'akazi, kandi icyo gihe nawe nk'umuntu wazanywe n'akazi uwo mwanya ntuwutanga. Nta mwanya nk'uwo dufite. Urakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo dusoza utubwire ahantu ukorera, tubwire nimero zawe za telefone. Yego, nkorera hariya i Nyanza hafi ya gare, niho dukunze kuba turi, Nyanza ya Kicukiro. Tugakorera hariya i Gahanga, ndetse tugakorana hano mu Busanza aho hari zone y'ibizame. Yego, nimero yanjye ya telefone ni 0782 76 52 89. Yego, namwe murakoze. Aha, Janvier rero nk'umuyobozi. Ese Janvier ntabwo watubwiye ikintu ushinzwe muri Saido Driving? Yes, njyewe ndi branch manager. Ndi branch manager wa Gikondo, murabizi uko mpora mbagezaho ibintu byanjye, ibikorwa byanjye uko bikora, ariko ibikorwa si ibyanjye ku giti cyanjye, ni ibikorwa bya company. Nubwo ndi Saido manager, ariko hari na manager mukuru, manager mukuru wa Saido ariwe tugiye guha ijambo, nawe nibura ngo arebe icyo yabwira abanyeshuri, cyangwa se arebe icyo yabwira n'abanyamuryango, agira n'icyo abasaba kugira ngo uyu mwuga dukomeze tuwunoze. Yes. Manager rero turakwakiriye kuri Satia TV official, watangira twibwira. Okay. Mwiriwe, nitwa Shimwe Elize, nkaba ndi manager wa Saido Driving School. Yego. Manager nk'umuyobozi kuyobora abantu akenshi harimo urubyiruko, harimo abantu bafite ingo. Ese biba byoroshye kuyobora abantu bangana gutya? Biba byoroshye, ni akazi gakomeye, ariko umuntu aragakora, cyane ko nabo aba ari abantu bakuru, cyane ko abenshi n'ubundi baba baje gupagasa. Nkeka ko rero umuntu aje gupagasa akenshi ntabwo azanamo imikino. Niyo mpamvu biba byoroshye iyo umubwiye
ukora iki cyangwa ugendere kuri iki, arabyubahiriza kubera aba ari impamvu z'akazi. hanyuma nka manager tugiye kujya ku kintu kijyanye na business, se kuza mu ishuri ryanyu rya Saido Driving School bisaba iki ku muntu ufite imodoka ye ashaka kubyinjiramo? Ibyo ni ibintu tuganirwa, bisaba ko tuganiraho tukabyumvikanaho. Tugomba gutanga nimero ya telefone z'umukoresha wacu mukuru, cyangwa se nanjye ukampamagara nkabasha kumukugezaho mukabiganira. N'ibintu mwumvikanaho, ntago ari byo waza ngo uvugire kuri kamera. Ariko nk'umwihariko wa Saido Driving School mu Rwanda dufite amashuri menshi agiye atandukanye, nagombye kuvuga amazina. Ni uwuhe mwihariko mufite ku buryo umuntu wenda uri no mu rindi shuri ashobora kuvuga ati ikintu cya mbere ni uko dufite clearance ya Rwanda Revenue Authority, namba yacu tuyikiriyaringa mbere y'ibindi byose, cyane ko umuntu wumva yifuza wenda gukuramo ikinyabiziga cye ariko wenda abone byanze, namba ibiri clear, uragenda nta kibazo, bitandukanye n'andi mashuri usanga hariho ibibazo by'amatini namba. Ikindi cya kabiri ni uko Saido Driving School ibintu byacu tubikora kinyamwuga, ngira ngo wabibonye urebye abarimu dufite baba bambaye uniform, urebye imodoka zacu zose ziba ziriho ibirango, nta gutirisha kuhara, ziri clear, ni n'imodoka nshya, ngira ngo wabibonye. Dufite n'umwihariko wo kuba dufite imodoka za Kia Hybrid, ngira ngo ni umwihariko wasanga muri Saido utapfa kubona ahandi. Dushishikariza abantu ahubwo bafite ibinyabiziga byabo kuba babizana muri Saido, ni karibu barisanga. Ikaze rero ku bantu mwese mushaka kugana Saido Driving School ku bijyanye na business, cyangwa se ugira ngo imodoka yawe itangire kwigishiriza muri iri shuri, baguhe logo, baguhe ibintu byose, nawe be smart nk'abari muri Saido Driving School. Hanyuma dusoza, nubwo uri manager ariko uri n'umwarimu ndibaza cyane. Ndagira ngo tubwire ahantu ukorera, utubwire nimero zawe za telefone kugira ngo umuntu ugukeneye abe yavuga ati reka njye kwigishwa na manager, ntako bisa. Nkorera i Nyanza ya Kicukiro cyangwa se i Gahanga ndetse no mu Busanza ku Bizama. Nimero yanjye ni 0788 34 88 18. Urakoze cyane. Murakoze. Yes, murabona ko manager ari umuntu usobanutse, murabona abarimu ukuntu basobanutse, bari smart nkuko mpora mbibabwira. Uyu muvugana ni Janvier ngira ngo muramumenyereye cyane, abantu benshi hari igihe bagira gutya bakanyandikira bakambwira bati duhe nimero zuriya mwarimu turamushaka. So ndagira ngo rero babwire nimero zawe kugira ngo tutaza no kubyibagirwa. Nimero yanjye rero nkuko mubizi ni ibisanzwe, abampamagara murabizi uko tukorana, ni 0783570807. Ndabizi neza ko iyo muje serivisi muhabwa namwe murayizi. Hari ababa ku rubuga rwanjye rwa Saido Driving School, n'abarimu dukorana, murabizi ko nta kibazo kirimo. Hari ikibazo? Hari ikibazo nta cyari rwose. Urakoze cyane. Ndagira ngo wenda dusoza ku kijyanye n'abanyamuryango. Ese umunyamuryango wa Saido Driving School mujya mugira gutya hakagira igihe musohoka, cyangwa se mukavuga mutireka tujye kwicara ahantu twinegure dufata akantu? Ubu tuvugana murabibona yuko bose baje uyu munsi, murabizi ko twaje nyine twaje kubereka kino kibuga cyacu uko gikora n'uburyo bagikoresha n'uburyo bahugura abakiriya babo cyangwa se abanyeshuri aribo bakiriya bacu. Uko mubibona mu kanya mu minota nka 20 tugiye kurya no kunywa kugira ngo tugaragaze ko uyu munsi nyine ari weekend, ni weekend ugiye kwinjoy. Yes, ahubwo nawe uratumiwe. Yes, murabizi nimero nayibabwiye ni 0783570807. So guys, murakoze cyane, batweretse akarasisi keza, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kubereka ibizamini byose bikorerwa kuri iki kibuga kugira ngo umuntu azajya aza afite ishusho y'uburyo ibizamini bikorwa. Bagiye batubwira ahantu bakorera hagiye hatandukanye, harimo Kabuga, harimo Gahanga, harimo Nyanza ya Kicukiro, Gikondo, ahandi ni hehe? Hano mu Busanza. Na hano mu Busanza ari naho hakunze kubera ibizami. Katubashimire cyane. Ibagiye n'umurindi wa Kanombe. N'umurindi wa Kanombe. Ciao ciao, turabakunda cyane rero. Iyi ni Saido Driving School. Mukande subscribe, like, share ndetse comment. Bye bye.
Ngiye gukora agashamba